donc ivuze iki ku rugendo rushya cyane ko rumaze igihe ucecetse na showbiz nabwo utari kugaragara? Ni indirimbo izanye change cause hari ibintu byinshi in my projects byinshi I need to show, I need to vibe ibintu byinshi bishoboka cause I'm an artist and I don't put limits ku bintu nshobora gukora. So nkuko nakoze iriya niko nibindi bizajya biza very different ku buryo hose we secure the bag. Yeah. Abantu bazwi muri showbiz ninde muntu wa mbere wumvishije iriya ndirimbo donc akayumva akaguha ibitekerezo muri showbiz? Nk'abahanzi cyangwa ubwo nakubwira Nando kuko ubwo ni Nando nakubwira kabisa. Shout out to him. Iwacu ntabwo yari yayumva? Ntago naba nkubeshye ntago mbizi. Yeah. Ariko ya Nando, much respect to him kabisa. Yeah. Ntago ari Bernard. Nando Bernard. Niko yitwa? Oh yes. Ugiye kunkubita. Nando. Oya nangize ngo uvuze uriya wundi ya umwe wo muri Bernard uriya wo muri abagenzi yitwa Bernard. Ariko Nando nawe yitwa Bernard. Yeah. Just remember. Uvuze ngo Bernard mitamvuga. Tanumva wow ndari. Hanyuma Ways indirimbo nshya yasohotse ni nyuma yuko hari nindi wasohoye nabwo mbere yayo uceceka muri mu mezi 5 yashize. Benshi batekerezaga ko ubwo wavaga muri symphony uvuga uti bon icyo nahindi muri bande nakuranye nayo twariganye ariko icyo gukora music solo na nyuma yaho hari ma performance nabonye mwakoze muri kumwe. Abantu benshi baguteze imitego baravuga bati uri muziki uramunaniye uriya mukobwa baze nabi bamushutse none uyu munsi niko nugito ukiri gukora niki cyagupushinze? Ntabwo wagize pressure y'abafana cyangwa ngo wumve ucitse intege? Pressure yo ntayo no gucika intege ntabyo kuko ninjye ubuze ukuntu ibintu biri kugenda after seeing uko abantu bari gufata ibintu and all, so pressure yo ntayo kuko ibintu nyine uko biba byagenze ni kuri mba nashatse ko bigenda. Hanyuma gucika intege abo bavuze ko music yanjye byananiye ntago nakana ko bihari byaravuzwe n'ama interview menshi abanyamakuru babikoze babivuga ariko I don't want to prove anything.